Dore ikibazo gikomeye cyane utajya wibaza, nyamara kandi wakabaye ukibaza nk'umuntu wiyita ko ushijutse. Ubundi ko Imana ishobora byose, ese iyo Mana ishobora kurema indi Mana nziza cyane kuyirusha, yirusha ubupfura, ubutwari, imbaraga n'ubwangamugayo nk'uko wowe wumva icyo kiganiro nyine ushobora gukora robot ikurusha guterura ibiremereye, cyangwa ukora imodoka yirukanka kukurusha, inanatwara ibintu byinshi kukurusha? Cyangwa se urabizi ko ushobora no kubyara umwana ukurusha ubwiza, ubwenge n'iterambere? Ese Imana nayo mu gushobora byose kwayo ishobora gukora ibintu birusha ubushobozi n'ubwenge n'imbaraga n'ubutwari n'ubupfura byose? Kuki Imana imaze imyaka myinshi cyane itubwira ko izakuraho ibibi ikaba itarabivanaho na n'ubu, ahubwo ibibi bikarushaho kwiyongera mu isi? Abahanga batandukanye muri science na technology nka Spinoza, Thomas Aquinas, Albert Einstein ndetse n'umunyafilosofu wabayeho kera cyane witwa Plato bagiye bajya impaka banavuga byinshi ku Mana. Urabizi neza ko iyo ubwiye inshuti yawe ngo nzagushakira akazi ukamara ukwezi utarayihari nk'ako kazi, cyangwa se ngo uyibwire nyine ibyo mu kazi, itangira kwibaza niba koko warabigizemo uburangane mu kuyishakira akazi, ni ukuvuga umwete muke cyangwa se negligence, cyangwa niba warikiniraga nawe ntawe wakora ako kazi, bya bindi bita kwikina, bakunda ubwira umuntu ngo nzagufasha kandi nawe nta n'icyo ushoboye. Iyo nshuti yawe nanone ishobora gutangira kwibaza niba mu by'ukuri utakiri gushakisha ahantu nyine ako kazi kava ariko ukaba utarabishobora. Icyo gihe n'ubundi ni igisobanuro cy'ubushobozi buke. Ese ngo ntiwasanga iyi Mana turenganya ngo ntirakuraho ibibi nayo ahubwo igishakisha ubushobozi bwo kubikuraho? Nk'uko igihugu usanga nk'uko igihugu runaka kiba gifite umutwe ukirwanya ariko kikaba kitarawukuraho, ariko nyine ari uko kitarabona intwaro n'igisirikare gifite imbaraga zo gusenya uwo mutwe. Urumva Imana imaze igihe kirekire irwanya Satani n'abadayimoni, ibanga ari abanzi bahanganye ariko ntiyabakuyeho. Ese ntiwasanga nayo ikiri kwegeranya intwaro? Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi nacyo utaregera wibaza. Nkuko nawe umwana wawe wamwemereye imyenda wenda ukamubwira ati nzaguha imyenda nutsinda, ariko ukaba umaze ukwezi cyangwa abiri utaramugurira iyo myenda. Kera nabitekerezo urabizirikana, ariko iyo myenda ntayo uragura bitewe n'uko wenda amafaranga utarayabona, nayo wabonye uyafitiye imishinga myinshi cyane yihutirwa kurusha kugurira umwana imyenda, cyane ko wenda uwo mwana ubona n'imyenda afite nayo itarasaza nta kibazo ifite. Ese ahubwo ngo ntiwasanga Imana itubwira ngo izakuraho ibibi ibivuga yikinira idakomeje, nka kwa kundi nawe ahubwo ushobora gusanga iyo Mana inanafite inyungu mw'ibyo bibi twe twita ibibi biri ku isi ibona atari na bibi, ahubwo wenda bitewe n'uko tuyihatiriza ikatubwira ngo izabikuraho. Dufate urugero, umubyeyi ashobora kuba afite inka mu rugo cyangwa inkoko ikabyuka ibika mu gitondo saa 11, umwana akabwira se ati inkoko uzayibage cyangwa uyigurishe ibyuka insakuriza. Umwana akabwira se ati iyi nka hano irabira mu rugo itubuza amahoro tuzayigurisha. Ese wenda akamureba ari umwana w'imyaka 3 cyangwa 5 akavuga ati nzayigurisha, bikarangira hashize ukwezi kumwe abiri atatu imyaka 3 ya nka atarayigurisha. Uwo mubyeyi ashobora kubyekereza gutya ariko yikinira, hari kuvuga ati nzayigurisha ariko nta na gahunda yo kuyigurisha afite. Ese ahubwo ntiwasanga Imana idashaka gukuraho ibibi ariko itanashoboye kubikuraho? Hari ukuba udashaka ikintu ariko utanagishoboye, nk'uko nawe wumva iki kiganiro nyine udashaka gusenya Stade Amahoro cyangwa BK Arena, ariko niba wanashaka kubikora ntiwanabishobora n'ubundi. Nk'uko udashaka gusenya u Rwanda ariko utanabishobora, ubundi uzaruzenyesha iki nubwo wabishaka? Ahubwo ngo ntiwasanga iyi Mana tuvuga ko yicaye hejuru ku ntebe y'ubwami, ngo ifite inkoni y'icyuma mu ntoki, ngo n'ikamba rya zahabu ku mutwe, ngo mu ijuru ngo hasize zahabu na diyama, nk'uko nyine n'ubwami bw'abana b'abantu bumeze, igakenera abakozi mu bantu bamamaza ijambo ryayo, igakenera gusengwa no guhabwa ibitambo by'amaraso ngo bayibagire intama n'inka. Ngo ntiwasanga iyi Mana ari igihuha cyangwa se icyuka, ibyo bita scam mu Kinyarwanda, ikimanuka alien, atari nayo Mana yahaye abantu ubuzima, ngo niba inahari ikaba ari nka alien nyine cyangwa undi mutegetsi w'umunyagitugu wiyicariye ahantu ku ntebe. Abahanga nka Spinoza bageze bati nemera ko Imana ari imbaraga z'ubuzima bw'ibiriho byose, byaba biri ku isi n'isi ubwayo, amatsinda y'inyenyeri n'imibumbe izenguruka ayo matsinda y'inyenyeri mu isanzure rya hafi cyangwa se rya kure cyane. Spinoza ngo yemeraga ko twese turi utuvungukira cyangwa se fragments of God tw'Imana, yaba inka, intama, inzoka, ingurube, ubutaka, ibyatsi, amabuye, ibiti, imibumbe n'utundi dukoko twose, bacteria n'ibindi byose. Ngo yemeraga ko ari fragment z'Imana, ko ibyo byose bihurije hamwe aribwo bihinduka Imana. Ariko kandi ngo ujye uzirikana ko ugomba kubanira neza ibyo binyabuzima byose nk'uko nawe wibanira neza, ukuha ubuzima bwa agaciro no kugomba guha ibindi binyabuzima agaciro. Ngo niba hariho Imana umutegetsi wa byose waremye byose, ikabirebera abantu bamarana, impanuka zica abana, intambara zigatwara inzirakarengane, nyamara kandi ngo niba Imana irebera ibyo byose ikagomba kwica amatwi ikigera nk'itabibona, nta gushidikanya ko iyo Mana ariyo ibitera, kuko no mu mategeko y'abantu iyo urebera ubugizi bwa nabi kandi ufite ubushobozi bwo kubuhagarika, ukagomba kwica amatwi no kwica amaso nk'utabibonye, ngo buryo buri umufatanyacyaha muri ubwo bugizi bwa nabi ndetse n'amategeko y'abana b'abantu ngaraguhana, kuko rimwe na rimwe baba ari wowe ubishyigikiye cyangwa se ubyihisha inyuma ariko ugakoresha akaboko k'abandi. Ngo niba nyamara mu by'ukuri twese turi abana b'Imana cyangwa se twese turi utuvungukira tw'Imana nyine cyangwa se byiswe fragment of God, ngo ibyo byo byajya byagira sanse.
ujya kumvikana neza impamvu ku isi hari imivurungano, duhora mu ntambara, gusubiranamo ndetse no gucagagurana bitarangira, ngo byaba bisobanura ko ari ibitekerezo by'Imana biri gusubiranamo, kuko nawe mu mutwe wawe uba ufite umwanzuro wo gukunda umukobwa umwe, nyamara kandi ejo mu gitondo ukabona undi mwanzuro wo gukunda undi, nk'uko uwo mukobwa wari umusore ubona mwiza cyane kandi ukwitayeho ukumva wamukunda, ariko kandi ukongera ukabona undi musore nawe w'umukire cyane ubona utanakwitayeho nawe ukumva wamukunda bitewe n'ubukire bwe. Nk'uko ibitekerezo byo mu mitwe yacu bihora bicagagurana bisubiranamo, ngo wananasanga twese turi mu bitekerezo by'Imana tutabaho, ahubwo twese turi Imana. Ngo biramutse bimeze bityo, ngo ubuzima bwajya bwagira igisobanuro, ngo mu by'ukuri iyo ubutaka bumanutse ku manga hejuru bukajya hepfo mu bibaya, ngo ubutekereza ko ari impinduka zabaye, ariko ntazo, kuko ku butaka nubwo bwavuye ku manga bukajya mu bibaya, yaba umusozi bwavuyeho cyangwa se iyo manga, byaba n'ibyo bibaya, ngo byose biri ku isi, ngo aba ari ukwimurwa kw'ikintu kiva hamwe ariko kijya ahandi, nyamara kandi ngo mu biganza by'umuntu umwe, nk'uko wavana ikintu mu kiganza cy'imoso ukagishyira mu cy'iburyo, ariko kandi kikaba ari ibiganza byawe by'umuntu umwe nyine, amaboko yawe abiri. Ng'icyo gihe kuba uvanye amazi mu nyanja ukayasuka mu gikombe, ngo ibyo byose ntacyo bihindura, kuko yaba ya nyanja na cya gikombe byose biri ku isi, ngo nta mpinduka. Cyari igitekerezo, si imyizerere mishya. Wibuke kuduha subscribe kuri iyi channel. Bye.